Yes, nanone ikaze mwese mukomeje kudukurikira mu biganiro byacu byo bitandukanye bikomeza gutambuka no kuri Rwanda Media. Nongeye kwasuza mwese dukomeje kubana mu buryo bwa buri munsi mu biganiro byacu bikomeza gutambuka. Rero uyu mwandashe kugira ngo tubane makuru agiye atandukanye no kuvugwa mu myidagaduro mu gihugu cy'u Rwanda. Ndaje kugira ngo tubane kuri uyu muhanzi nyarwanda ukomeye cyane witwa The Ben Mugisha Benjamin bakunze kwita The Ben, uzwi ku izina kujya The Ben, aho agiye kujya gukorera ibitaramo hariya muri Canada, nawe aho yamaje guteguza abakunzi be yuko agiye kuba yaje gukorera ibitaramo bye hariya muri Canada, ndetse agiye no kuba yasora. Murabizi neza yuko arimo gutegura album, ye iriho indirimbo ze nyine arimo gutegura. Hariho indirimbo yitwa ni Forever Print, n'indirimbo arimo gutegura yitwa Beta, araza kwasora muri no minsi. Rero ni mu gihe The Ben arimo kwitegura guhitagaruka hano mu gihugu cy'u Rwanda kuba yategura ibitaramo bizaba tariki ya mbere z'ukwa mbere na 2025, ubwo hazaba ari kubunane, niko abanyarwanda benshi tubizi. Ubwo rero ni ibitaramo agiye gukorera hara muri Canada mu mijyi, ndaza kwa nkubwira igiye itandukanye, ndetse nkubwire n'uburyo arimo kubitegura n'uburyo azabikoramo ndetse n'uburyo imyiteguro ye imeze. Ubwo rero biragusaba kuduba hafi hano kuri Rwanda Media kugira ngo uze kumenya ngo ni biki birimo birajya mbere kuri uyu muhanzi nyarwanda, ndetse ni arimo gutegurira nyine abanyarwanda batuye hariya muri Canada, dore yuko Bruce Melody ari we uherutseyo ndetse wanamaze no kuba anavayo. Bruce Melody yanamaze kuba akubuka hariya mu gihugu cya Canada, aho yaje mu Rwanda nyine gutegura ibitaramo gashobora kuzaba yakorera hariya muri Amerika. Ubwo rero byinshi cyane uraza kumenya ku bahanzi nyarwanda ndetse mu myidagaduro muri rusange, muri entertainment, showbiz nyine tuba twageze cyane kugira ngo tukumenyere byinshi birimo kuvugwa mu myidagaduro no mu gihugu cy'u Rwanda kugira ngo utaza kuba wagira irungu. Ubwo rero uwo turi kumwe nta rindi banga ryo kubana natwe, kura subscribe, unakore no kunzogera kunzogera rwose kugira ngo bigufashe kubana natwe mu biganiro byacu bigiye bitandukanye, kuko bazajya bayiguha notification igihe ikiganiro kimaze gusohoka kuri Rwanda Media, cyangwa se bamenyesha mu rurimi rw'ikinyarwanda bakumenyesha ko ikiganiro kuri Rwanda Media cyamaze gusohoka yuko ugomba kukireba. Ubwo rero bana natwe muri ubwo buryo bwose tumaze kukubwira, ukora na like na comment ndetse ukore na share aho birakubera gukundira kugira ngo umenyeshe inshuti n'abavandimwe bawe nabamenye ibyiza bikomeza kubera hano kuri Rwanda Media. Rero ibyacu ntago bitinda, munyemerere duhere, reka duhere kuri uyu muhanzi nyarwanda, kuri uyu muhanzi nyarwanda ukomeye hano mu gihugu cy'u Rwanda, umuraperi Bitrey n'umugore we Keza Neira basezeranye imbere y'amategeko nyuma y'umwaka bakoze ubukwe ndetse banibarutse imfura yabo. Bitrey n'umugore we basezeraniye imbere y'amategeko kuri wa 7 Ugushyingo 2024 mu muhango wabereye mu murenge wa Nyakabanda muri Werurwe 2023, nibwo Bitrey yasabye anakwa Keza Neira bari bamaze igihe bakundana. Nyuma yaho baje kwibaruka imfura yabo, baje kuba bibaruka imfura yabo nyine muri Nyakanga 2024. Ubwo rero amakuru avuga ko aba bombi bakoze ubukwe Keza atarageza imyaka yo gusezerana imbere y'amategeko, bahitamo gukora indi mihango batekereza ko ageza imyaka bakabona gukora iri sezerano. Nyuma yuko yujuje imyaka 21 y'amavuko mu Kwakira 2024, uyu muryango wafashe icyemezo cyo gusezerana imbere y'amategeko mu muhango wabereye mu murenge wa Nyakabanda muri Werurwe 2023, nibwo muheto Bertrand Bitrey uzwi nka Bitrey yasabye anakwa Keza Neira bari bamaze igihe bakundana. Ubwo rero ni inkuru udakwiye gucikwa, nk'umukunzi wa Rwanda Media nyine tubana mu biganiro byacu bigiye bitandukanye. Niyo nkuru wari gomba kuyimenya nk'umuhanzi ucyamara no mu gihugu cy'u Rwanda, waje kuba akora ubukwe asezerana mu murenge. Ubwo rero reka twihute mbabwira yuko Bruce Melody yasoje urugendo rw'ibitaramo bizenguruka hara muri Canada, nyine yamaze kuba asoza ibitaramo. Rero umuhanzi tayiwacu Bruce Melody wamenyekanye nka Bruce Melody yasoje ibitaramo 4 yagombaga gukorera mu gihugu cya Canada. Ibitaramo bya Bruce Melody byabereye mu migi ya Ottawa kuwa 23 Ukwakira 2024, anataramira mu mujyi wa Montreal
kuwa mbere Ugushyingo 2024, kuwa kabiri Ugushyingo 2024 yataramiye muri mujyi wa Toronto, ni Mugihe urugendo rw'ibitaramo bye byarangiriye mu mujyi wa Vancouver hariya muri Canada nyine. Haba abanyarwanda benshi cyane. Kuwa gatandatu tariki 9 Ugushyingo 2024, amakuru avuga ko nyuma y'ibi bitaramo Bruce Melody kari we ariko ari kwitegura no gutaramira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu bitaramo bigamije kumenyekanisha album ye cya izajya hanze mu Kuboza 2024. Ubwo rero ni ibitaramo bikomeje gutegurwa cyane. Reka twihute ndabizi neza yuko abakunzi ba The Ben mufite amatsiko yo kumenya ngo The Ben arimo kubategurira iki. The Ben naje kubabwira yuko The Ben afite projet yo agiye gukora, agiye kuba yaje gukorera ibitaramo hariya muri Canada. The Ben ategerejwe muri Canada mu bitaramo bine byose agiye kuba akorera. Mbese nk'umukunzi wa Rwanda Media ibyo bitaramo azaba abikorera ahagana. Ubwo rero umuhanzi nyarwanda akomeye cyane wabaye igihe kirekire hariya mu gihugu cya Amerika, bakaba yaratangaje yuko nta gahunda yo gusubirayo rwose afite, ubu agomba kuba mu Rwanda abana n'umuryango wiwe. Umuhanzi Mugisha Benjamin bakunze kwita The Ben, wamenyekanye nka The Ben nyine, ari mu myiteguro yo kujya gutaramira mu mujyi itandukanye mu gihugu cya Canada. Ni ibitaramo byiswe Plant Love Tour Canada. Murumva neza yuko rero yabyitiriye dore yuko amaze gusora indirimbo mu minsi iri imbere yitwa Plant. Rero ibitaramo rero yaje kuba abyitirira, yaje kuba byita Plant Love Tour Canada. Ubwo rero ni ibitaramo biteganyijwe mu ntangiriro z'umwaka utaha wa 2025, aho The Ben azataramira mu mijyi itandukanye irimo Montreal, Ottawa, Toronto ndetse na Edmonton. Ubwo rero ni imijyi irimo abanyarwanda benshi hano muri Canada. Ni imijyi iteganyijwe yuko uyu mugabo agomba kuzaba abasusurutsa cyane hariya muri Canada. Ubwo rero abanyarwanda mu mwitege uyu mugabo The Ben unateganya nyine kuba yashira album muri izi mpera z'uyu mwaka, muri kwezi kwa mbere azakoresha igitaramo tariki ya mbere z'ukwa mbere 2025, anashira hanze album ye yise Plant. Rero ni ibitaramo agiye gukorera muri Canada nyine, byiswe Plant Tour Canada. Ni ibitaramo nyine byo kuzenguruka imijyi igize imijyi itandukanye hariya muri Canada. Ubwo rero mwese mukunda The Ben mumufatira igihugu azaze kuba ahatambukana umuco nk'umuhanzi nyarwanda nyine hariya muri Canada. Ubwo rero reka dutegereze turebe ese azaba ahitwara amate. Ubwo rero reka dutegereze turebe. Ubwo The Ben yamaze kuba amaze kubitangaza yuko nyine ibitaramo bye yamaze kuba abitegura, kuko n'imijyi naho agomba gukorera ibitaramo byamaze kuba bijya hanze. Ubwo rero ni uguteguza abantu nyine kugira bitegure bazaze kuba bitabira ibyo bitaramo. Ubwo rero bashimwe mwese twabanye muri kiganiro, bashimwe wowe wabanye natwe kuva twatangira twageze ku musozo. Komeze kugira ibihe byiza.